gusa ngiye navuganye n'umugabo we ubwo ndavuga papa mukuru owe Doreko izina rye barivuga ni Idriss ambwira kuko turi kubibona nawe ari kubibona ntacyabizi ntekereza ko niyo post yarasibwe nyuma banavuga ko yabaye babihakinze reka mbasuze kandi bifuze byiza mwe muje gurikira Voice of Time TV reka duze byimwe ariko n'abakozi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru rero nziza ku bakunzi bitsinda Vestine and Dorcas cyane cyane nyine kuri Vestine aho rero hari amazi iminsi havugwa amakuru yuko yatandukanye n'umukunzi we nyine Ariwe Idriss. Gusa rero amakuru ari nuko nyine ibi byose byavugwaga ari ikinyoma ahubwo account ya Vestine n'ibyari byanditswe ntabwo byari byo yari yibwe nyine bari bayihakinze. Namakuru rero aje avugwa n'umuntu wabo wa hafi cyane ni NIYO BOSCO inshuti yabo ku rwego rwo hejuru niwe ukuyeho umucyo ku byari bimaze igihe bivugwa dore ko nyine uyu NIYO BOSCO ari umuntu wa mbere wa hafi ugerageje gutanga ukuri kuri ibi bintu. Ni ikiganiro rero yagiriye ku Isimbi TV aho barimo baganira nyine kuri ibi bimaze igihe bivugwa by'umwihariko kuri Vestine aho rero NIYO BOSCO yagize ati nagerageje guhamagara Idriss nyine mubaza uko bimeze ndetse nyine n'icyabiteye ariko mu kumusubiza yamusubije amubwira ati uko uri kubibona nanjye niko ndi kubibona ariko agerageza kumuganiriza nyine amubaza ati ese nyirizina nibyo koko nyine byarabaye Vestine ntabwo mukiri kumwe. NIYO BOSCO rero akomeza avuga ati Idriss rero yakomeje arambwira ati account ye ntabwo ari we wari uyifite ntabwo biri ari we wabyanditse ahubwo nyine account yari yibwe ariko kuri ubu ngubu njye na Vestine nyine tumeranye neza nta kibazo kibirimo dore ko nyine ibi byose byavugwaga nyine byagendaga bigera no kuri Idriss. Uyu Idriss murabizi avuka muri Burkina Faso ntabwo azi Ikinyarwanda neza ariko hari ibyagendaga bimugeraho nyine cyane ko we atabashije kubona byinshi nk'uko Vestine cyangwa se Irene cyangwa Dorcas babonye nyine byinshi. Idriss rero yabwije ukuri NIYO BOSCO. NIYO BOSCO rero nawe aje mu itangazamakuru kugira ngo abashe kugira ikintu byibuze ahindura ku biri kuvugwa arebe ko batakomeza kwibasira nyine uyu muhanzikazi Vestine dore ko amaze kugera ku rwego rwo kwibasirwa ku buryo yatagize igikorwa rwose haba ibintu bibi tutakekaga uko kuri ubu ngubu depression yamaze kumufata uko byasa kose. Niba ushobora gufungura imbuga nkoranyambaga ahantu hose ugiye ugasanga ni Vestine ni ibintu rwose biba bikomeye cyane. Ku bakunzi rero ba Vestine ndibaza noneho namwe mubashije gusobanukirwa kandi umutima wanyu ndizera ndashidikanya gusuye mu gitereko dore ko bamwe rero hano nyine kuri Voice of Time TV bakomeje kutubwira ati nyabone ni mutubwiza ukuri mutubwire nyine uko bimeze dore ko inkuru ikiba nyine twari twabanje kubibagezaho tubabwira ko nyine account ya Vestine yanditse nyine biriya dore ko nyine Atariwe kuri ubu rero ndibaza abakunzi bacu ba Voice of Time TV bamaze gusobanukirwa nk'uko rero twari basezereje ko tuzakomeza kubabwira byose kandi nyine tukababa hafi muri byose. Ni nako rero tuvuze ati reka tubabwire iyi nkuru nziza kuko turabizi ntabwo yabura kubashimisha. Inkuru yadushimishije namwe turabizi ntabwo yabura kubashimisha rwose. Gusa nubwo imbuga nkoranyambaga nyine zari zateye hejuru zikyasamira uyu Vestine hari n'abakunzi be bamuhora hafi wabonaga ko nyine batemeye ibi bintu nyine bari negative y'abandi bari barimo nyine bamwihanganisha bakamukomeza cyane mu rwego nyine rwo kumwihanganisha dore ko nyine yari yibasiwe ku rwego rwo hejuru. Gusa nyine abanzi cyangwa se abatavuga rumwe nyine na Vestine birumvikana bo bakomeje nyine gutera hejuru bakomeza kumwibasira cyane ariko nawe ndagira ngo niba wari umukunzi wa Vestine rwose kuri iyi saha nyine aka kanya gukeneye kugira ngo umufashe umubwire amagambo amukomeza nta handi rero kuyamubwirira kuko uretse kwandika comment imukomeza mu hano nawe ukamukomeza
amagambo meza rwose abasha kumwihanganisha muri ibi bihe nyine. Niba umukunda rwose birakenewe kugira ngo agaragarizwe urukundo ku buryo n'abanzi be aho bajya hose baza gusanga rwose urukundo rwabo nyine, urukundo rwa Vestine rukomeje kuganzwa nyine, ahariho hose nyine babone ko Vestine ari umuntu ukunzwe. Niyo mpamvu rero nkubwira ati andika comment byibuze imukomeza, dore ko nyine imbuga zo zikomeje gutera hejuru cyane cyane. Uyu NIYO BOSCO rero agerageje byibuze gukuraho urujijo nyine rwari wagizwe na bamwe nyine bari kwibaza ese amaherezo y'ibi bintu byose araza kurangira ute, biraza kugera ute. Ni Vestine rero wamaze nyine no gusesekara hano mu Rwanda, by'umwihariko nyine n'itsinda bari bajyanye hariya ku mugabane w'Iburayi muri Canada. Bari bagiye muri Canada, aho rero basoje ibitaramo byabo babisoreza muri Vancouver. Ibitaramo byabashije kugenda neza cyane. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze gusesekara hano mu Rwanda, mu rwa Gasabo barurimo neza cyane, kuko Irene yamaze nyine kubigaragaza ku mbuga ze, ndetse nyine n'itsinda Vestine na Dorcas ntabwo bari gusigara. Kuri ubu ngubu nabo nyine bari kubarizwa hano mu Rwanda. Ni iby'agaciro rero kongera kubona itsinda Vestine na Dorcas bari hano mu Rwanda, gusa bagiye no kwita kuba dusangiza na ya ndirimbo yabo dutegereje turi benshi. Ni indirimbo dutegereje turi benshi cyane, kandi nawe ndabizi urimo. Ni indirimbo yitwa Usisite, izasohoka vuba ahangaha cyane, tuzayibona. Dore ko nyine iri tsinda Vestine na Dorcas bazamara gusora indirimbo bahite kuberekeza ari mu gihugu cya Kenya, nabo bafite ibitaramo bigiye bitandukanye. Gusa rero byose rero tuzakomeza kubibagezaho nk'uko tudasiba kubibagezaho gatanu ku kandi. Rero niba utarakanda like cyangwa se subscribe, nagusaba kubikora kugira ngo ibintu byose byiza nyine birano bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Nge nitwa Wakanda, ndabashimiye.